kindi uretse kwiba no kwica no kurimbura. Kristo haruguru haravuga ngo ariko njyewe ni Yesu arivugaga iri jambo, aravuga ngo ariko nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi zibone bwinshi. Mu yandi magambo, umujura ni Satani ashobora kugukomeretsa mu buryo butandukanye, mu murimo w'Imana akagukomeretsa, mu rugo rwawe akagukomeretsa, mu kazi kawe akagukomeretsa, muri biro yawe akagukomeretsa, ariko ngo yazanywe no kugira ngo yongere akomore, yomore imitima yakomeretse, yomore imitima yababaye, y'ibintu byakukomerekeje byose, kugira ngo yongere akomore mu izina rya Yesu. Kuba wahageze ubwabyo, akeshi tugiye kujya duhurira hano kuri Yesu ari ku Ngoma TV, tuganira kuri iri jambo rivuga ku isanamitima y'abizera, ku bantu bakomerekeye mu rugendo. Hari umuntu ndibuka igihe kimwe nari ndi gukorera ahantu, hari umupapa w'Icyangugu twari inshuti cyane, yarazi ko nkunda kwigisha ku cyaha. Yumvise ko nageze i Kigali arambwira ati Darius, wihangane ujye ukomeza wigishe ku cyaha, ariko umuntu atanga message yahawe. Rero ndi gusenga muri uyu mwaka, mu ntangiriro z'uyu mwaka, ninginze Imana ndayibwira ati uzampa ijambo nzigisha muri uyu mwaka. Ndi gusenga, nari mfite amasengesho y'umunsi umwe, hari kuwa gatanu turi ku itorero ry'iwacu ahantu hitwa Ibweramvura, kuko dusenga kuwa gatanu. Imana iransanga irambwira ngo nguhaye icyigisho uzigisha abantu banjye bari mu rugendo, kivuga ku isanamitima y'abizera, isanamitima ku bantu bakomerekeye mu rugendo. Nimba nawe hari ibyagukomerekereje mu rugendo, rero nawe witegure kugiye kongera kubakwa n'Imana. Ijambo gusana bisobanura kongera kubaka. Kongera kubaka bivuga kubaka ibintu bitagihari ariko byari bihari bikaba byarasenywe. Nawe hari ibintu byagusenye. Amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose, mwebwe mudahwema kudukurikirana uko bwije nuko bukeye, mudasiba gukurikira ibiganiro tubagezaho. Rero nkuko mubibona imbere ya kamera, tugaruye umutumirwa kubera ko mwamwishimiye, mugasaba ko tuzamugarura mu cyigisho aherutse kutwigisha cy'isanamitima. Rero turanezerewe kubw'uyu munsi wa none twongeye kukwakira kuri channel ya Yesu ari ku Ngoma TV. Asante sana, turabashimiye cyane. Imana y'amahoro nibaha umugisha mu izina rya Yesu. Nawe Imana iguha umugisha. Rero nimubanguke mutere udutebe, ndabizi neza icyigisho cyiwe mwaragikunze cyane, yongeye kugarukana ikindi cyigisho gishyashya. Rero nababwira ngo wowe uje ari ubwa mbere rwose, bandu usimbuke ukore kukazogera, ukore subscribe, ukore share na comment, kugira ngo ubu butumwa bugere ku isi yose, ku bantu bose bifuza kugirirwa neza n'Imana, ku bantu bose bakeneye kubona amahoro ava muri Yesu Kristo, kugira ngo data wa twese aduhane umugisha. Rero turabashuhuje mwebwe mutuye hagati mu Rwanda, abanyarwanda badukurikiranye, abasore n'abakobwa, ababyeyi n'abagabo. Amahoro y'Imana abane namwe, abaturanyi bacu mu Burundi, muri Kongo, muri Australia, mbese no mu Bugande, mwese ndabakunda cyane, murabizi. Abarundi ndabashuhuje, Abagande, Abakongomani, mwese ndabashuhuje. Mwebwe mudahwema kudukurikira, abari i Burayi, Amerika, mbese diaspora muri rusange ndazishuhuje. Ndabizi muradukunda kandi mukunda kudushyigikira kugira ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwamamare. Rero tudatinze ngiye kumwakira yongere atubwire ku mazina. Ubu ngubu wasanga bamwe mwaranamwibagiwe. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Nirere Darius. Nkunda Imana, ngakunda n'abantu b'Imana, abantu dufatanyije urugendo rugana mu gihugu cyo mu ijuru, abo mbakunda cyane. Rero nta byinshi tubibabwire cyane, ariko hari ijambo Imana dusize ku mutima. Ni ijambo rivuga ku isanamitima y'abizera, ku bantu bakomerekeye mu rugendo. Nimba nawe uri mu rugendo akaba hari ibintu byagukomerekeje, utera agatebe tuganire ijambo ry'Imana, kugira ngo urebe aho umwanzi yaba yaragukomerekeje, aho ibintu bitandukanye byaba byaragukomerekeje, kugira ngo wakire ijambo ry'Imana ryongere rigusane, ryongere rikubake. Kuko Bibiliya iravuga hariya muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 10, ni mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, aravuga ngo ariko umujura ntazanwa n'iki, ariko Imana yongere ikubake mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, ariko ndabatumiye kuri iyi shene. Wowe uri bubone iki kiganiro cyangwa ibindi biganiro mubona aha ngaha, ndagutumye mwene data nkugirireho umugisha, ndagutumye
ugenda ubwire n'abandi ibi biganiro cyangwa iki kiganiro ukoreshe kigere ku bantu benshi kugira ngo uhabwe umugisha n'Uwiteka. Urabona abantu benshi bakomerekeye muri uru rugendo, abantu benshi bakomerekeye muri uru rugendo, kandi nyuma yo gukomereka ushobora gusubira inyuma ukava mu byizerwa. Ariko Bibiliya ivuga ngo iki? Hariya mu Baheburayo 10:36 Bibiliya iravuga ngo kandi haracyasigaye igihe kigufi cyane, uzaza ntago azatinda kugira ngo ahereze umuntu wese ibimukwiriye. Ariko hepfo haravuga ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Ariko mu kwizera duhura n'ibintu bitandukanye bikadusenya, ariko ijambo tugiye kwakira ni ijambo ryongera rikatwubaka, ni ijambo ryongera rikadusana, ni ijambo ryongera rikadukonegita ku byiza. Nubwo byacu byabuze, hari ibyacu byasenyutse, ariko ijambo ry'Imana rirongera rikaguhuza n'umugisha wawe. Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya iravuga Imana ihamagara Aburahamu mu Itangiriro 12. Bibiliya iravuga ngo Imana ibwira Aburahamu, iramubwira ngo nzaguhereza umugisha, ndetse uzakwifuriza umugisha wese azawuhabwa, ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, kandi uzawusabira wese azawuhabwa. Ariko nubwo byari bimeze bityo, Aburahamu nawe yakomerekeye mu rugendo, ariko haza kuboneka imbaraga z'Imana zongera kumusana, zirongera ziramwubaka, yakira ibyo atari afite, yakira ibyo yari yarabuze. Bivuze ngo nawe hari ibyagukomerekeje, ariko humura, Yesu kimwe mu byamuzanye ni ukugira ngo yubake tena imitima yakomeretse mu izina rya Yesu. Dufatanye dusome ijambo ry'Imana. Ni ijambo tubona hano mu gitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro, igice ni cya 21 n'umurongo wa 6 umwe wonyine. Itangiriro igice ni cya 21 n'umurongo wa 6 umwe wonyine. Dusome mu izina rya Yesu twumva uko Imana ivugana natwe. Aratubwiye ngo Sara aravuga ati Imana iranshekeje, abazabyumva bose bazasekana nanjye. Ati ninde uba warabwiye Aburahamu yuko Sara azonsa abana ko mubyariye umuhungu ashaje? Dusubiremo. 6 aratubwiye ngo Sara aravuga ati Imana iranshekeje, abazabyumva bose bazasekana nanjye. Imana igusetse muri iki gitondo mu izina rya Yesu. Reka dusome nanone ijambo tubona hano muri Zaburi ya 86 n'umurongo wa 17. Aratubwiye ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko wowe Uwiteka untabaye ukamara umubabaro, izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Dusoreze mu ijambo tubona hano muri Zaburi nanone ya 12 n'umurongo wa 6. Bibutse ko turi kuganira ijambo rivuga isanamitima. Niyo mpamvu akenshi nzayambazanira ijambo rivuga ku isanamitima, kuko iri jambo rirongera rikakubaka. Iyo udakunda ijambo ntabwo uba ukunda ibyakubaka. Mbibutse ko abantu basana inyuma ariko ntibasana mu mutima. Umuntu witwa Hana akomeretswa na mukeba we Penina. Nta wundi muntu wagombaga kumwomora ibikomere yari yatewe na mukeba we Penina. Ariko ageze no mu rusengero, umutambyi Eli nawe aramukomeretsa, aramubwira ngo mbese Hana kuri gusenga ngo umunwa ntubumbuke ngo uvuge byumvikane, ngo nawe wabaye nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Hana aravuga ati mutambyi Eli, witekereza ko ndi umwe mu bagore b'abapfapfa, ahubwo ikinteye gusenga mbumbura umunwa, nyeganyeza iminwa ntibumbuke ngo mvuge cyane, nabitewe n'agahinda. Reka nkubwire, ibyakomerekeje Hana mu nzu y'Imana niho yakiriye igitangaza, yakira umugisha, yongera gusanwa, yongera kubakwa. Reka mbabwire mwene data, nubwo wakomeretse, ongera wegera Imana, ongera usanga Imana, ihererane n'Imana. Imana yiteguye kongera kukubaka mu izina rya Yesu. Reka dusomere ijambo tubona hano muri Zaburi ya 12 n'umurongo wa 6. Twinjize neza mu cyigisho cyacu kivuga ku isanamitima y'abizera.
nubwo imitima y'abizera kenshi ihungabanywa n'ibintu bitandukanye, Satani arayirwanya cyane kugira ngo abacogoze basubire inyuma, ariko Yesu kimwe mu byamuzanye, yazanywe no kongera kubaka iby'umwanzi Satani yasenye, yazanywe no kongera kubaka iby'umwanzi yahagazeho, ibyo yishe byose Yesu arashaka kubikugarurira, kubikuzurira. Mariage yawe yaba yarapfuye, ariko Imana ifite imbaraga zo kongera kubigarura mu izina rya Yesu. Reka twumve icyo Imana itubwira mu ijambo ryayo, Zaburi ya 12 n'umurongo 1 reka dusome mu izina rya Yesu. Aratubwiye ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene, none aha ndahaguruka niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacunira inguni. Imana ishyirwe hejuru kandi izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Bibutse ko bibaye byiza ukibona iki kiganiro, kuri iyi chaîne wakora share, ugakora subscribe kugira ngo ikiganiro uko tucyaprodinze cyangwa uko tugishyizeho ujye uhita kubona notification kugira ngo kibashe kugeraho bitagoranye cyangwa bitagusabye kujya kugishaka. Iyo wakoze kuri kariya kazogera, ikiganiro cyacu kibasha kugeraho bidatinze, uhita kubona notification ikwereka ko hari ikintu kigeze kuri chaîne yacu. Rero bene data, mbibutse ko turi mu kiganiro kivuga ku isanamitima y'abizera, ku bantu bakomerekeye mu rugendo. Nimba warakomerekeye mu rugendo mwene data, ngwino kuri iyi chaîne ushaka ibiganiro bivuga ku isanamitima. Ibi biganiro bigamije guhembura imitima y'abizera. Ibi biganiro by'isanamitima birakwibutsa ko mu rugendo kutari wenyine, ahubwo ko Kristo yagucunguye, uwaguhamagaye, ko yavuze muri Yesaya 46 aravuga ngo imvi zanyu zizarinda ziba uruyenzi kibahetse ku mugongo wanjye. Bivuze ngo Yesu akubereye maso, yakuguza amaraso y'igiciro, yiteguye kugutabara igihe cyose. Abaheburayo 2:18 Bibiliya iravuga ngo ubwo Yesu yababajwe ndetse no kugeragezwa, abasha no gutabara abageragezwa bose bakomeretse imitima. Yesu abasha kubakura mu bikomere, akakomora ibikomere. Kandi mbibutse ko hari ibikomere tujya tugira atari Satani wabigizemo uruhari, atari abantu babigizemo uruhari, ari Imana yabigizemo uruhari. Iki kintu tucyumve neza. Hari ibikomere tujya tugira mu mitima yacu, ari Imana yabigizemo uruhari. Mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya mbere umurongo wa 6, Bibiliya iravuga ngo kandi Imana yari yarazibye inda ibyara ya Hana, ngo niyo mpamvu Hana atabyaraga. Bene data, icyo gikomere cya Hana ntago ari undi muntu wese wabigizemo uruhari, ahubwo ni Imana yamuteye igikomere. Ariko turashimira Imana, ubwo ariyo yadukomerekeje, ni nayo izatwomora mu izina rya Yesu. Aho uri hose uvuge ngo ibyo ndimo nimba atari njye wabigizemo uruhari, akaba ari Imana yankomerekeje, izanyomora mu izina rya Yesu. Twavuze ijambo rivuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi uretse kwiba no kwica no kurimbura. Bene data, reka mbabwire, umujura Satani nta cyiza kwifuriza, ariko Imana ikwifuriza ibyiza uko bukeye uko bwije. Hari ijambo riri muri Yesaya 57 rivuga ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Ariko reka nkubwire, Satani arakwihebesha akakubwira ngo ntago bizemera, ntaho bizaca. Reka nkubwire mwene data, icyo Imana yakubwiye kizasohora mu izina rya Yesu. Icyo Imana yakubwiye, Imana izagisohoza. Yeremiya 1:11 Bibiliya iravuga ngo Imana ihamagara Yeremiya, iramubaza ngo yewe Yeremiya we. Yeremiya aritaba ati karame. Bibiliya iravuga ngo Imana iramubwira ngo mbese uruzi iki? Bibiliya iravuga ngo Yeremiya asubiza Uwiteka ngo nduzi inkoni y'umurinzi. Imana iramubwira ngo waroye neza, ngo uko niko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Nshatse kukubwira iki? Nshatse kukubwira ngo icyo Imana yakubwiye, nubwo bahaguruka bakakurwanya, nubwo bahaguruka bakagutoteza, nubwo bahaguruka ntago basubiza inyuma icyo Imana yakuvuzeho. No,
ntabwo bishoboka. icyo Imana yakuvuzeho kizasohora. Imana izasinziriza ibyakurwanyaga kugira ngo isohoze icyo yavuze ku buzima bwawe. Bibiliya ivuga ngo iki? Zaburi ya 23:4 Bibiliya iravuga ngo Uwiteka antunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, ansize amavuta mu mutwe, igikombe kiraseseka. Bivuze ngo abanzi bawe barahari, abakurwanya barahari, ibintu byinshi birahari, hari ibikuzengurutse byinshi, ariko humura, Uwiteka aragutunganyiriza ameza mu maso y'abanzi bawe, mu maso y'abakurwanya. Uwiteka yakitamurura agakora igitangaza mu izina rya Yesu. Humura, ibyagukomerekeje birahari, lakini usiogope, ntutinye ngo usubire inyuma. Komeza urugendo rwo gukorera Imana. Byanga bikunda utafika mbinguni, byanga bikunda uzagera mu gihugu cyo mu ijuru, kuko Yesu ari kumwe nawe. Ngo ariko Yesu we yazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi zibone bwinshi. Yazanywe no kugira ngo intama zongere zibone umudendezo muri Kristo Yesu. Yesu yazanywe no kugira ngo yomore ibikomere twatewe n'isi na Satani ndetse n'umubiri. Ibi bikomere twatewe n'isi, Yesu yaje kugira ngo yongere abitwomore. Humura, hari ibikomere Satani yaguteye. Warubanye neza n'umugabo wawe, warubanye neza n'umugore wawe, Satani araza abateramo igisasu arabasenya. Ariko umva ijambo ry'Imana, Yesu yazanywe no kugira ngo yongere yomore ibikomere by'abari mu rugendo. Kwari kugira ngo urugendo barimo, urugendo rubaruhije kandi rubagoye, bazarusoze amahoro. Niyo mpamvu Eliya, Bibiliya iratubwira ngo ari hariya munsi y'igiti cy'umutini. Bibiliya iravuga ngo yari ari kwisabira gupfa. Bibiliya iravuga ngo Imana yohereza marayika aramubwira ati, fata uyu mutsima utaze ku makara uwurye n'agacuma karimo amazi. Byari bivuze iki? Byari bivuze ngo mu rugendo dufite hari ibikomere tugira, ariko Imana ikaza ikatwomora, ikaduhereza ku mazi tukanywa, ikatubwira ngo urugendo ruracyari rurerure, nimukomeze urugendo. Ariko ikibazo abantu barimo barinangira imitima, ntibashaka gukomeza urugendo. Humura, nta sheni idacika. Humura, nta mvura idahita. Humura, nta bitagira iherezo. Ibyo uri kubona urimo uyu munsi, ejo wabishaka ukabibura. Zaburi ya 37 Bibiliya iravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu ryari nijoro, ngo ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ariko bwacya mu gitondo amateka agahinduka. Uyu munsi waba ushonje, ariko ejo ukakira kurya. Uyu munsi waba wambaye ubusa, ariko ejo ukakira kwambara mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Hari kurira kwararira umuntu nijoro nshuti, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Abantu bamenye ejo hawe hashize, bakamenya nawe uhagaze, ariko ejo hawe hazaza hahishwa amaso yabo. Kubwire ngo uri zahabu, ariko igihishwa ahantu. Iyo zahabu nihishurwa uzagira agaciro. Nubwo bakwatse ijambo, warakomeretse mwene data, hari igihe no mu muryango haba inama ntibagutumire kuko nta gaciro baguha. Umva ijambo ry'Imana, shyiragwa agakato kakubwira ngo icyo Imana ivuze izagisohoza mu izina rya Yesu. Icyo Imana ivuze iragisohoza. Wowe kunda ijambo ry'Imana, wowe ntiwite ku bintu abantu bavuga, kuko abantu ibintu bavuga ni ibintu by'urucantege. Ibyo abantu bavuga ni ibyaguca intege, ibyo abantu bavuga ni ibyagusubiza inyuma. Ariko icyo Imana yavuze iragikurikirana. Ntabwo Imana yita ku bintu abantu bavuga, ahubwo yita ku cyo yakuvuzeho ikagikurikirana kugeza igisohoje mu izina rya Yesu. Kuko Imana ni umunyembaraga, ni umurwanya, ararwana kandi agatsinda, nta rugamba rumutsinda. Bibiliya ivuga ku muntu witwa Gideyoni, hariya muri Yosuwa 5:13, agiye ku rugamba abona byamucanze, ariko ubona bitari bwemere, ariko yishingikiriza ku cy'Imana yavuze, ariko atangira gutitira, ariko uvuga ngo biragenda bite. Bibiliya iravuga ngo yubuye amaso arebye Yeriko, ngo abona umugabo uhagaze umwerekeye afite inkota mu ntoki. Aramubwira ngo mbese uri uwo mu bacu cyangwa uri mu babisha bacu? Aramubwira ngo hoya, ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Reka nkubwire mwene data, hari marayika uje nonaha ku buzima bwawe, nta kindi kimuzanye, aje kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Imana ishimwe, aje kubera ingabo z'Uwiteka umugaba.
gutitizwa n'iki? Urugamba urabona ruri bugutsinde. Humura, Imana yohereje umugaba, yohereje ingabo zo kukurwanirira, yohereje ingabo. Wowe komera umutima, guma ku rugamba, kuko urugamba ni wowe uri bururwane, ariko gutsinda ni ukw'Uwiteka, gutsinda ni ukw'Imana. Humura nshuti yanjye. Ijambo ryatubwiye ngo iki? Ijambo ryatubwiye ngo kubwo gusuhuza umutima k'umukene no kunyagwa k'umunyamibabaro, ngo nonaha ndahaguruka, ngo ndashyira mu mahoro uwo bacunira inguni. Reka nkubwire mwene data, umaze iminsi usuhuza umutima, uraryama ntusinzire, wagenda ukagenda nk'utazi yajya. Umva ijambo ry'Imana, kubwo gusuhuza umutima k'umukene no kunyagwa k'umunyamibabaro. Umaranye iminsi imibabaro, urabona ibyo kurya ntabyo, ariko reka nkubwire, ntago tuzarya ibiciro, tuzarya kuko Imana avuze ngo tuzarya. Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya iravuga ngo iyo Imana ivuze ngo baho, ubaho. Usiogope nshuti, ntutinye, ntabwo uri wenyine ku rugamba. Hariya Yosuwa yarazi ko ari wenyine, ariko marayika aramubwira ati hoya, ntabwo uri wenyine, kandi ntabwo ari wowe uri bururwane, ngo ahubwo noherejwe kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Reka nkubwire nshuti yanjye, ubutayu uhagazemo ntabwo uri wenyine, urugamba uri kurwana ntabwo uri wenyine, ahubwo Imana yohereje marayika ku buzima bwawe kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Muri korali kora umurimo, mwivugabutumwa kora umurimo, ahantu uri muri departoma runaka zo mu itorero ntabwo uri wenyine, ahubwo Imana yohereje umutabazi ku buzima bwawe kugira ngo agutsindire urwo rugamba wabonaga bidashoboka. Ariko umva, hari izindi mbaraga mu ijuru. Imana igufite umugambi mwiza. Yeremiya 29:11, Bibiliya iravuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzakugirira, ni ibyiza si ibibi. Hari ibyawe byagiye ariko byagaruka. Yeremiya 30:17, Bibiliya iravuga ngo nzakugarurira amagara yawe yose. Ngo kandi Imana ishimwe cyane, hari amagara yawe yagiye, akazi karagiye, mariage yaragiye, akazi karagiye, waradepoje ntago wabonye akazi, ariko Imana iguhuza n'umuntu mu izina rya Yesu. Imana iguhuza na Simoni, Imana iguhuza na Simoni mu izina rya Yesu. Wabuze uwagutwaza umusaraba, wabuze n'uwagufasha iminota 5, ariko Imana iguhuza na Simoni mu izina rya Yesu. Kuko Imana iguhaye abantu, ibiguhaye ubuzima. Imana reka mbabwire, muri Yohana 5 Bibiliya itubwira umuntu wari umaze imyaka 38 ari aho ngaho ategereza ko amazi yibirindura ngo yinjiremo. Ngo ariko ikibazo uyu muntu yari afite, ntago yari afite abantu, ariko Imana iguha abantu mu izina rya Yesu. Imana iguha abantu bagufata amaboko, Imana iguha abantu bagushyigikire, Imana iguha abantu bakuzamure, Imana iguha abantu bakujugunya mu kidendezi mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo Yesu ageze kuri icyo kirema cyangwa kuri uwo muntu wari ufite ubumuga, aramubwira ngo mbese bimeze bite? Uwo muntu aramubwira ngo iyo amazi yihindurije cyangwa iyo yibirinduye, ngo nkigerageza kuza nguna ntangamo kuko ndafite umuntu. Ariko Imana iguha umuntu mu izina rya Yesu. Aho ugomba kuhagera uzahagezwa n'abantu. Ibikomere ufite Yesu yabikomora. Uriya wabanaga n'ubumuga, uwari ufite ubumuga wari umaze imyaka 38 mwene data, yari afite ibikomere, imiryango yaramutaye, inshuti zaramutaye, abantu baramuvuyeho, yarabuze uko yagira. Ariko iyo abantu bakuvuyeho habasigaye imbaraga z'Imana. Yesu agira uwo yohereza kugira ngo akuzamure, akujugunya mu kidendezi mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo Yesu aramubwira ngo mbese urashaka ko nkugirira nte? Yesu aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe. Muri aka kanya wakikorera uburiri bwawe, muri aka kanya amateka yahinduka. Ijambo ryatubwiye ngo ahari kurira kwararira umuntu ryari nijoro, ngo ariko bwacya mu gitondo amateka agahinduka. Uburyo bakuze uyu munsi ejo babona byahindutse, amateka yahindutse, ibintu byemeye. Uwambikwaga n'abandi bakabona ari kwiyambika, uwo mariage we yapfuye bakabona mariage yatambutse, ari kwitera hejuru ashima Imana mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Mbibutse ko hano ku kinyamakuru Yesu ari ku Ngoma TV, mbibutse ko tuhasanga ibiganiro bitandukanye. Tugiye kujya tuhasanga n'ibi biganiro bivuga ku isanamitima ry'abizera.
ku bagenzi bakomerekeye mu rugendo. Mbese wakomerekeye mu rugendo, nubwo wakomerekeye mu rugendo, humura, Imana yohereje uwo kukomora umutima, yohereje umuntu ku buzima bwawe, yoherejeho ba Simoni bo kugufasha umusaraba kugira ngo uhumeke, yohereje ba Simoni bo kugira ngo nawe utambuke ushima Imana mu izina rya Yesu. Ijambo ryatubwiye ngo iki? Ijambo mu gitabo cy'Itangiriro ibice 21 umurongo wa 6, ijambo ryatubwiye ngo Sara umugore wa Aburahamu araseka cyane, aravuga ngo none Uwiteka ngasekeje Sara, ngo n'abazabyumva bose bazasekana nawe. Reka nkubwire mwene data, uyu Sara yari afite ibikomere, yari amaze iminsi afite umubabaro kuko nta rubyaro agira. Ariko Imana itareba nk'uko abantu bareba, yari mufiteho umugambi mu izina rya Yesu. Nubwo igihe cyari kibaye kirekire, ibikomere byari byinshi, abantu bari baramuvuze, abantu bari baramuvuyeho, nawe yari yaratakaje ibyiringiro. Ariko hari ijambo nakunze riri mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 5. Bibiliya iravuga ngo bene ibyo byiringiro ntago bidukoze isoni. Imana ishimwe cyane. Bene ibyo byiringiro ngo ntago bidukoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera twahawe. Bene data, kugira ibyiringiro by'uko Imana izakomora ibikomere, y'uko Imana izakomora inguma, y'uko Imana izakugira neza, y'uko Imana izagusetsa, bene ibyo byiringiro ntago bikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu. Reka nkubwire nshuti yanjye, nubwo ubona igihe kibaye kirekire, ariko nkubwire, ahari kurira kwa kurarira, ejo amateka agahinduka. Ahari kurira kwa kurarira, abantu bamenye ibyakubayeho, ariko ejo bakongera bakagufasha gushima mu izina rya Yesu. Abantu bamenye ibyakubayeho, ariko reka mbabwire, abantu bamenye amateka y'uko Lazaro yapfuye, n'abagiye guherekeza abashiki ba Lazaro, gushyingura Lazaro, nibo bafashije Lazaro ndetse n'abashiki ba Lazaro gushimira Imana y'uko Imana ikoze ibidasanzwe. Imana yakora ibidasanzwe ku buzima bwawe. Imana yakomora ibikomere. Imana Yesu yomora ibikomere by'abashiki ba Lazaro. Hari ibintu tugiye kwanga ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Ubundi mbabwire bene data, iyo utaragira ibyo wanga ku buzima bwawe, Imana ibikurekeramo, ahubwo ikabikurindiramo. Ariko iyo ufashe imyanzuro ku bintu byakuzengereje, ku bintu byakuzahaje, Imana iraza ikagutera inkunga mu izina rya Yesu. Ibyo wanze n'Imana irabyanga. Ibyo wanze n'Imana irabyanga. Nshuti yanjye, ibyo wanze n'Imana irabyanga. Nutabyanga Imana izabikurindiramo, ariko ntizabikuraho. Niyo mpamvu Eliya yarebye aravuga ngo nanze agasuzuguro kano muri Isiraheli, bari gusuzugura Imana yacu, bagasuzugura n'abakozi b'Imana. Ahita afata imyanzuro aravuga ngo njyewe mpagaritse imvura. Imana iraza imutera inkunga, Imana irayihagarika, imushakiraho kuba ku kagezi Kereti, ahatungirwa n'ibikona ngo bikamuzanira umutsima n'inyama, gakanywa ku mazi yo kuri ka kagezi, agubwa neza. Ndetse nk'ako kagezi gakamye, ijwi rimugeraho riramubwira ngo yewe Eliya, haguruka kuri ako kagezi Kereti, kuko nagushakiye umupfakazi Sarefati uzagutunga, uzakubeshaho. Iyo ugize ibyo wanga, hari ingaruka zikugeraho, ariko Imana ikidefanta, ikagira ukuntu ibigenza, ikagukura muri ibyo bibazo by'imyanzuro ikomeye wafashe. Gira ibyo wanga, ufata imyanzuro. Imana ishimwe cyane. Hari ibyo tuzababwira, tubabikiye uduseke, ibintu byinshi tuzababwira, tuzabaha ubuhamya ibyo Imana agiye ikora. Ariko ntutinye nshuti yanjye, ijambo ryatubwiye mu Itangiriro ngo Sara araseka, aravuga ngo noneho Uwiteka aransekeje, ngo n'abazabyumva bose ntago baziyumanganya, ngo ntago bazaceceka, ngo ahubwo bazasekana nanjye, yuko mbyariye Aburahamu sekuruza w'abizera umwana w'umuhungu. Reka nkubwire mwene data, hari ibintu wabonye ku buzima bwawe n'abantu babikubonyeho, abantu barakugaye, abantu baragusetse, ariko umva ijambo ry'Imana, wakongera ugaseka, n'abantu babyumva bagasekana nawe mu izina rya Yesu. Abantu bakongera bagaseka.
ubukwe bwawe bwarapfuye nshuti, ariko reka nkubwire ijambo ry'Imana. Ijambo riratubwiye ngo humura, Imana yakongera ikabirema, n'ibyapfuye byakongera bikabaho mu izina rya Yesu. Umugore wa Aburahamu aravuga ngo noneho Uwiteka aransekeje. Ahantu wicaye Imana igusetse, muri biro yawe Imana igusetse, ahantu ukorera Imana igusetse, mu by'ubwubatsi ubamo Imana igusetse, mu bucuruzi bwawe Imana yongera igusetse. Wacuruza kubona byaranze, ariko Imana yongera igusetse. Wowe ubukwe bwawe bwarapfuye, Imana yongera igusetse, yongera igarura ubukwe bwawe. Imana yirukanye ibitagira umumaro. Bibiliya ivuga ngo iki? Hariya mu Baheburayo Bibiliya iravuga ngo Imana ikuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Impamvu Imana yakuyeho ibya mbere nuko yabonaga nta mumaro bifite. Igiye kuzana ibya kabiri mu izina rya Yesu. Igiye kongera gukomora ibikomere kuko warakomeretse. Mwene data, warashatse urubyaro rwarabuze, ibyo ni ibikomere. Yahaye Aburahamu umwana amaze imyaka 100, umugore we Sara afite 85, nawe yaguhereza umwana. Humura, komeza ugirire Imana icyizere, iko yavuze no kubikora izabikora. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Sara aravuga ngo noneho Imana iransekeje. Nawe Imana yagusetsa nshuti yanjye. Aburahamu mu bice 15 mu gitabo cy'Itangiriro, Aburahamu yigeze ashidikanya, aravuga ati Imana, mbese wankoze ibiki ko wambwiye ko mpaye umugisha, mbese bizagenda bite? Bibiliya iravuga ngo Imana ibonye akajugana Aburahamu afite mu mutima we no guhagarika umutima, Bibiliya iravuga ngo Imana igenderera Aburahamu mwiyerekwa rya nijoro, iramubwira ngo yewe Aburahamu, witinya kuko ari nge ngabigukingira, nzakugororera ingororano ikomeye. Aburahamu aravuga ngo Mwami Uwiteka, uzangorora ngororano ki ko ngenda incike nta rubyaro wampaye? Nuzaragwa ibyanjye ni Eliyezeri umunyedamasiko. Imana iramubwira ngo Aburahamu, witekereza gutyo kuko ibyo abantu batekereza ntago ari byo ntekereza. Bibiliya iravuga ngo Imana iramubwira ngo uzaragwa ibyawe nuzakomoka ku rukiryi rwawe, ntago ari Eliyezeri umunyedamasiko. Nubwo utari kubona inzira mwene data, ariko inzira irahari. Bibiliya ivuga ngo iki? Hariya mu Mubwiriza 11:5 Bibiliya iravuga ngo kuko utamenya inzira z'umuyaga, kuko utamenya uko amagufwa y'umwana akurira mu nda ya nyina, ngo niko utamenya n'inzira z'Uwiteka. Uri gushaka inzira ukayibura, ariko ntiwamenya inzira z'umuyaga, ariko imiyaga iragenda. Kuko utamenya uko amagufwa y'umwana akurira mu nda ya nyina, niko utamenya inzira z'Uwiteka ahantu uzanyura. Reka nkubwire mwene data, ntago uri kubona akazi, ariko Imana yaguha akazi. Ntago uri kubona urubyaro, ntago uri kubona urushako, ariko Imana ifite inzira zirenga 1000 mu izina rya Yesu. Imana ikomora ibikomere. Imana ikomora ibikomere mwene data. Imana ikomora ibikomere. Ibikomere by'ibirarano ufite, ibikomere bitandukanye ufite. Ijambo ryatubwiye hariya mu gitabo cya Zaburi 86:17. Ijambo ryatubwiye ngo ni Dawidi yarivuze ubwo yari umwami, abona ibiri kumurwanya bimugose, ibintu byahinduye isura. Aravuga ngo Mwami Uwiteka, uyu munsi umpe ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, bamenye ko Uwiteka kantabaye akamara umubabaro. Muri aka kanya, ahantu utuye, ahantu ukorera, ahantu wicaye, aho uri kugenda, uri mu modoka uterera imisozi, Imana iguhereze ikimenyetso cy'ibyiza mu izina rya Yesu. Ikimenyetso gikwemeza ko Imana izakomora ibikomere. Ikimenyetso kikwemeza ko Imana izakomora ibikomere. Ibikomere by'ibirarano ufite, ibikomere bitandukanye ufite, Imana iguha ikimenyetso kikwemeza ko Imana izakomora ibikomere mu izina rya Yesu. Isanamitima, hadoke dukeneye ibimenyetso. Dukeneye ibimenyetso by'uko Imana iri kumwe natwe, ko izakorana natwe bidasanzwe. Ijambo ryatubwiye ngo iki? Muri Zaburi ya 12:6 ijambo ryatubwiye ngo kubwo gusuhuza umutima k'umukene no kunyagwa k'umunyamibabaro, ngo none ndahaguruka ngo ndashyira mu mahoro uwo bacunira inguni. Bagucuniye inguni, baragusuzuguye, barakuvuze. Ibikomere ni byinshi ku buzima bwawe, ibyo bikomere bikoreraho umurimo w'Imana. Ariko umva ijambo ry'Imana, kubwo gusuhuza umutima kwawe, Imana irahagurutse ngo ni kwivuga ngira gushyira mu mahoro mu izina rya Yesu. Bibutse ko turi mu kiganiro cy'isanamitima y'abizera kubakomerekeye mu rugendo. Tugiye gusenga Imana, reka twinjire mu kanya ko gusoza,
ariko ndagira mbabwire ngo Imana igiye kongera kububaka. Mbibutse ko ijambo gusana bisobanura kongera kubaka. Imana yongere kubake, Imana yongere gusane, iguhe ikimenyetso cy'ibyiza mu izina rya Yesu. Amazina nitwa Nirere Darius. Reka twinjire mu kanya ko gusoza kuko birakwiye. Banza utambutse nimero ya telefoni, hari umuntu wakwifuza ko mwasengana, ukamusengera, ukamwigisha ijambo ry'Imana, ukamugira inama, wabanza ugatambutsa umurongo wa telefoni, noneho ugasengera abantu b'Imana, Imana ikaguha umugisha. Asante sana, murakoze cyane bene data, muyobozi w'isheni, urakoze, Imana iguha umugisha. Nimero yanjye ni 0782 95 94 661. Kubera ko ushobora kwifuza ko dusengana Imana, hari icyifuzo ushobora kugira kwifuza ko dusengana, kubera ko Imana impagurukije kugira ngo uze kwandika muri comment uvuga ati mfite ibyifuzo runaka, tuzadusengana Imana. Tuzadusenga kugira ngo Imana igire yongere ikomora ibikomere. Ujye wandika muri comment ibintu byagukomerekeje n'ibyifuzo ufite, twinginga Imana kugira ngo yongere igusane, kuko twabonye ko abantu basana inyuma, abaganga basana inyuma, ariko hari aho badasana, hari aho batagera. Aho batagera rero Yesu nuza kongera akagusana mu izina rya Yesu. Yanafashwe rega agakanda n'akanyenyeri akagura n'amazi yo kunywa. Hari umuntu wafashwe yumvise ijambo rwose akumva ko umutima wongeye gusanika rwose, agashyigikira umurimo w'Imana. Gushyigikira umurimo w'Imana n'ubwishi, wakora no mu butunzi ufite ugashyigikira umurimo w'Imana, umurimo w'Imana ukagumeza ukamamara. Rero Yesu aduhana umugisha, tukwakira usengera ubwoko bw'Imana dusoza, ibindi Yesu aguha umugisha. Data mwiza wo mu ijuru, so mwami wa Yesu Kristo, wowe bamukije Abisirayeli ku nyanja itukura, ubwo babonaga bafite ibikomere byo kuva kwa Farawo, bakora uburetwa, banyura ahantu hatandukanye bababara, ariko uwomora imitima uyomoza igitangaza. None ndagusabye kugira ngo imitima y'ubwoko bwawe mwami uyomoza igitangaza mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo none aho urahaguruka ngo ugirire neza abafite imitima ibabaye. Ndagusabye ngo none aho uhaguruke womore imitima yari ibabaye, imitima yari ifite ibikomere uyomore mu izina rya Yesu. Ndagusabye ngo abafite ubukwe bwapfuye wongere ubwubake, iyo mitima wongere uyubake. Mwami uwabuze urubyaro turasenze, kuko umugore wa Aburahamu Sara yavuze ngo Uwiteka aramusekeje. Uriya muntu udafite urubyaro turasenze ngatari hari urubyaro haboneka urubyaro, kuko Sara yavuze ngo abazabyumva bose bazasekana nawe. Turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo nabo ubasetse, abadafite akazi bahereza akazi, warubabaye wese Mwami turagushimiye. Duhagaze mu ijambo rivuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Mwami ndagushimiye, tanga umunezero, tanga ibyishimo, omora ibikomere n'abafite ibikomere by'ibirarane. Mwami turasenze kugira ngo ubomore ibikomere mu izina rya Yesu. Turagushimiye kubyumvise Mwami, komeza kutugira neza twese, umugisha iyi shene kugira ngo ikomeze gutera imbere mu izina rya Yesu. N'abazumva ibiganiro bose bazahabwa umugisha nawe mu izina rya Yesu. Turagushimiye kubyumvise, tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Ciao ciao, nakagaruka.